ntikaboneka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadock kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize kugubwa neza, tubifurize ndetse n'ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Reka rero nizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose, kandi nizere yuko namwe mumeze nkanjye munezerewe uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuba twigamo ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge mbere yuko dukomeza twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire ineza yawe itarondoreka, tugushimire urukundo rwawe rutagira akagero. Mana, waradukunze ntiwarekeraho, ahubwo urukundo rwawe urarutwereka ubwo wadupfiraga ku musaraba, ndetse mwami ntupfe buheriheri, ahubwo ugahambwa ukazuka, ukiyereka intumwa zawe n'abigishwa n'abandi bantu benshi cyane, ndetse igihe cyagera ukazamuka bakureba, ugasubira mu ijuru aho wicaye iburyo bw'Imana Data. No kurushimwe kandi uhabwe icyubahiro. N'uyu munsi wa none urukundo rwawe mwami ntabwo twaruvuga ngo tururangize, kuko ibyo dukorera ni byinshi cyane. Kimwe muri byo ni ukuba dushobora kumva ijambo ryawe, dushobora kurisoma, dushobora kuryiga, ndetse nk'uko wabitubwiye umufasha waduhaye umwuka wera akatwigisha ukuri kose. Ushimwe rero ko ibyo byose wabigize ibishoboka kuri twebwe, ni nayo mpamvu kano kanya duciye bugufi kugira ngo twigishe. Mwami, utwereke ukuri ukeneye ko tumenya kugira ngo tubohoke. Urakoze ko mva gusenga kwacu, twese tugirire neza, kandi uyu mwanya utubere umwanya wo kunguka. Urakoze, tubyambaje twize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nongere mbasuhuze, kandi mbinginge dufate Bibiliya zacu turambure mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho cya 2. Abefeso igice cyaho ni icya 2. Dusome duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Kuri uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo rivuga ngo agakiza ntabwo kaboneka ku bw'imirimo. Turacyari kuri ya ngingo yacu ngari ivuga ku kubaka ku rutare. Ubu rero niba tugiye kuvuga ku kuntu agakiza kataboneka ku bw'imirimo, turimo turakuraho ibintu bimwe na bimwe abantu bubaka, ariko mu by'ukuri bakaba batari kubaka ku rutare, ahubwo bakaba bari kubaka ku musenyi. Nzi neza yuko abantu benshi cyane bari muri iyi myumvire ivuga ngo jyewe nzakorera Imana, nzakora imirimo myiza, kandi nzi neza ko Imana izampa agakiza ishingiye ku mirimo myiza nakoze. Nzi yuko Imana izampa ubugingo buhoraho ishingiye ku mirimo myiza nakoze. Ningira neza, ngasura abarwayi, nkaba umwizerwa mu itorero ryanjye, ngatanga icya 10 n'amaturo, nkajya nsura abantu bafite ibibazo, nkajya mbafasha, bavuga kwitanga nkitanga, bavuga buri kintu cyose gikeneye gukorwa nkaba mpari, rwose Imana yareba uwo muhati wose ni mu bugingo yabindenganije. Nzakora neza, nzarinde mpfa, hanyuma Imana izampa ubugingo. Ese koko icyo ni ikintu Bibiliya yigisha, cyangwa ni ikintu abantu benshi bishyiramo bitewe n'uko abantu nta buntu bagira bwa nyabwo, keretse ababugiriwe? Bumva yuko Imana idashobora kugira ubuntu
ngo ibe yaha umuntu ubugingo buhoraho ibimuhereye ubusa. Nyamara ijambo ry'Imana rirahari kugira ngo ritwigishe, rirahari kugira ngo ritwereke ubushake bw'Imana. Mbese ni iki Imana ivuga kuri ibi bintu? Ndavuga kuri iyo myumvire ijyanye no kuba umuntu yakizwa hashingiwe ku mirimo ye. Nicyo kintu tugiye kurebaho turi mu nsanganyamatsiko igira iti agakiza ntabwo gaheshwa n'imirimo. Mu yandi magambo, nta muntu wakora neza ngo akore neza bihagije Imana ihita ivuga iti we nguhaye agakiza. Ukoze neza birahagije, utanze amaturo menshi, utanze icya 10 gihagije, usuye abarwayi bihagije, ibyo birahagije, twara ubugingo buhoraho. Ibyo bintu ntabwo Imana ariko itanga agakiza. Yesu yavuze inshuro nyinshi cyane avuga yuko agakiza kadaheshwa n'imirimo. Wenda turi buze kujya muri ibyo byanditswe, ariko saka kanya reka tubanze dusome kino cyanditswe kiri mu Befeso igice cya 2, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Bibiliya irambwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iy'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iy'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri aya magambo tubonye neza ubuhamya bw'abantu bakijijwe, kuko Bibiliya itangiye itubwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera. Byumvikana ko ibi biri kuvuga kuhashize haba abantu. Niba rero ahashize habo ari uko babarwaga nk'abapfuye kubera ibyaha n'ibicumuro, none uyu munsi wa none bakurikizaga imigenzo y'iy'isi, bagakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Iyo ni Satani, ni umwuka wa Satani. Mwene magambo, twese twahoze tubarirwa mu bagombaga gucirwaho iteka. Ku murongo wa 4 niho ngira ngo witegereze neza cyane. Haravuga ngo kuko Imana, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Ariko iri jambo ariko birumvikana ko hari ikintu cyari kidukwiriye, hari urubanza rwari ruturiho, hari ikibazo gikomeye twari dufite. Ariko icyo kibazo nubwo cyari gihari,
ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'imirimo yacu myiza, kubw'amaturo yacu menshi, kubw'ibyacumi byacu bihagije. Igisubizo ni oya. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ndetse iyo ugarutse mu dukubo muri uyu murongo haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nibwo bwabakijije. Mu yandi magambo, Imana ni umutunzi w'imbabazi. Rero muri ubwo butunzi bwayo bwinshi bududubiza mu rukundo rwayo, yaraturebye twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ibona ko Sadock adashobora kwikiza, ndetse n'abandi bose bari mu isi ntawe ushobora kwikiza. Yewe niba ntawe washoboraga kwikiza, nta n'uwashoboraga gukiza mugenzi we. Niba imirimo yanjye myiza itashobora kunkiza, nta n'ubwo imirimo yanjye myiza yatsindishiriza umuntu uwo ari we wese. Oya. Rero Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ibitewe n'iki? Ibitewe n'urukundo rwayo rwinshi. Ubuntu nibwo bwari bwadukijije igihe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Hanyuma Imana idutegurira umwanya mwiza mu bwami bwayo. Ibigenje gute? Ibitewe n'imirimo yacu myiza? Oya, ahubwo ni imbabazi zayo nyinshi zabiyiteye. Iduhindura abazima kubera urukundo rwayo rwinshi. Mu gihe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, Imana yo yadushakiye agakiza, yadushakiye ubuhungiro. Ni nayo mpamvu Imana kubw'imbabazi zayo zitagira akagero zidudubiza mu rukundo rwayo rutarondoreka, yaduhinduye bazima. Mu yandi magambo, yaduhaye agakiza cyangwa se yadukijije kubw'ubuntu bwayo. Kubw'ubuntu bwayo ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Igihe Kristo yapfaga yarapfiriye abari mu isi bose. Hanyuma ntabwo yaheze mu mva, yarazutse nyuma y'iminsi 3 n'amajoro 3. Amaze kuzuka nk'uko nabivuze mu mwanya washize, yiyereka abigishwa be n'intumwa ze, yiyereka abantu benshi batandukanye ibihe bitandukanye. Bibiliya irabihamya neza cyane, ndetse yewe n'abari barinze imva ya Yesu nabo barabibonye, baba bagabo bo kubihamya, nubwo babiririye ruswa bakicecekera. Ariko ugiye ukababaza bakubwira bati yarazutse. Ntabwo yazutse mu ibanga, ntabwo yazutse ngo bihishwe, ahubwo yarazutse, inkuru iramamara. Ni nayo mpamvu Sadock uyu munsi nanjye mbizi nuko Yesu yazutse, kandi iyo nkuru ikaba yaramamaye. Erega ni nayo ntsinzi y'abera, nuko Yesu yazutse. Iyo ataza kuzuka nta mpamvu yo kwirirwa mvuga, nari nkwiye guceceka. Ariko ndavuga kuko Yesu yarazutse, yaranesheje. Yatuboneye agakiza, yaradupfiriye urupfu rubi, arahambwa, ariko aranesha, arazuka. Iyazuye Kristo rero natwe yaratuzuye. Imana yacu ishimwe cyane. Sinzi niba uri kumvira ijambo. Iyazuye Kristo, abizera igitambo cya Kristo, natwe yaratuzuye. Si ibyo gusa, ahubwo itwicaranya nawe mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Hari indirimbo tujya dukunda gutangira twumva ivuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo ubw'amazina, ubwo ibitabo bizabumburwa amazina agahamagarwa, mbese iryanjye rizasomwa. Niba nyibuka neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo
uyu munsi wa none niba ukijijwe, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari ibyanditswe byinshi, ugiye mu byahishuwe igice cya 20 urabibona neza ko buri muntu wese izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uwo nguwo ntabwo azarimbuka, ariko uw'izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ndetse Bibiliya ikavuga ko urwari rwo rupfu rwa kabiri. Rero Imana yakoreye ibyo byose, turebye hano ku murongo wa 7, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Imana yerekanye ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza mu gihe yashimaga kubabaza Yesu mu cyimbo cyacu. Iramushenjagura mu cyimbo cyanjye, mu cyimbo cyawe. Yari iri kwerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Nguko uko yatugiriye neza, nguko uko yadukijije. Hano ku murongo wa 8 rero Bibiliya noneho igiye kuvuga yeruye. N'ubundi ntabwo yavugiraga mu marenga, yavugaga ibitangaza n'imirimo Imana yadukoreye igihe yadukirishaga ubuntu bwayo bududubiza mu mbabazi zayo zivoma mu rukundo rwayo. Itugirira neza, iduha agakiza, iduhindura abazima twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ku murongo wa 8, tega amatwi inshuti yanjye. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. 9, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. 10, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iy'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hano ku murongo wa 8 Bibiliya yatubwiye ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ndagira ngo duse nk'abafata akanya gato dutekereze ku magambo y'Imana turimo gusoma, kuko muri uyu murongo dusomyemo ngo mwakijijwe n'ubuntu. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni iki? Nk'umuntu akubwiye ati nguhaye inka, icyo gihe twe nk'abanyarwanda mu muco tuzi yuko uba ugomba gukura ubwatsi, kandi ibyo ni byo. Ariko se hari ubwo twigera tubyita ikiguzi? Umuntu ngo akubwire ngo nguhaye inka, ariko noneho uzampaya naya? Oya, ahubwo gukura ubwatsi dushatse twakoresha ijambo gushima, ariko kwacu kwa kinyarwanda gufite ukuntu kwihariye kandi kwiza. Gushima ni byiza, ni umuco mwiza. Rero Imana yaduhaye agakiza, cyangwa se twakijijwe n'ubuntu. Mu yandi magambo, ntabwo twakijijwe kuko hari ikintu dutanze cyangwa se tusezeranye ko tuzatanga, ahubwo Imana yaduhaye agakiza, cyangwa se twakijijwe n'ubuntu binyuze mu yenzira, binyuze mu nzira yo kwizera. Hakurikiraho ijambo rivuga ngo ntibyavuye kuri mwe. Mu yandi magambo, si ibintu byaturutse mu mirimo yacu, si ibintu byaturutse mu mbaraga zacu, cyangwa se mu bwenge bwacu, cyangwa se muri bene wacu, ahubwo ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana. Impano, iri jambo naryo uriceho akarongo ko ndashaka kuritekerezaho wowe uteze amatwi y'iradiyo kano kanya. Impano, wenda hari wigeze wakira impano. Reka wenda mvuge mu magambo agezweho yo muri iyi minsi, reka mvuge kado.
kubumva ururimi rw'igifaransa cyangwa se mvuge gift, kubumva ururimi rw'icyongereza, kubumva ururimi rw'igiswahili zawadi. Ayo magambo yose avuze impano. Impano ni ikintu umuntu ahabwa ku buntu. Ku buntu. Nimvuga ku buntu wumve ku buntu. Umuntu aramutse akubwiye ati rero nshuti yanjye dore ni umunsi wawe w'ubukwe kandi uzi ko nagukundaga, dore impano naguteguriye, ariko dore ubukwe bwawe bubaye ari kuwa gatandatu, kuwa gatatu w'igitaha uzazi iwanjye uzumvomera amazi, ndetse n'uwa gatatu uzakurikiraho ujye uzumvomera amazi, buri wa gatatu injerekani imwe y'amazi. Mbese iyo yaba ari impano? Mu mutima wanjye harimo kuvuga ngo oya, iyo ntabwo ari impano. Sinzi muri wowe uko birimo kuvuga cyangwa se icyo uri gutekereza, ariko mu mutima wanjye biri kuvuga ngo si impano rwose. Iyo ngiyo sinayakira, bwaba ari uburetwa, bwaba ari ubucakara, ntabwo iyo mpano nayakira. Kubera iki? Naba ngiye kuyikorera neza, naba nkorera iy'iki kandi nanabwiye ko ari impano. Ibintu bikwiye kujya mu buryo. Niba ari ikintu ngiye gukorera, nkwiriye giye guhitamo icyo nkorera icyo ari cyo. Ntabwo waza ngo umereze ikintu ngo uzaze ukora ukishyure. No, ntacyo nshaka. Niba ari icyo gukorera nakorera icyo nshaka, ntabwo nakorera icyo undi muntu amitiyemo. Rero impano ni ikintu uhabwa ku buntu, uhawe n'umuntu ugukunda, abikuye mu mutima we ugukunda, akishyura icyo bisaba icyo ari cyo cyose kugira ngo atunganye iyo mpano ashaka kuguha. Rero iyo yamaze kuyitunganya, icyo akora ni ukuyikuzanira, akakubwira amagambo amuri ku mutima, ndetse akaguhereza icyo kintu yaguteguriye nk'impano. Akenshi abantu bapfunyika mu mashashi meza cyane arabagirana, ndetse abazi kubinoza neza agerageza guhuza ibara ry'iyo shashi cyangwa iyo envelope n'igikorwa cyabaye. Niba ari umunsi w'amavuko, niba ari umunsi runaka, niba ari iki, ugasanga hari ukuntu babiryoheje bigahura. Rero iyo tuyita impano. Reka twongere dusome uyu murongo wa 8. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Komeza utekereze kwa ayo magambo. Ntabwo ari amagambo yanjye, ndimo gusoma mu Befesi igice cya 2 umurongo waho wa 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Umurongo wa 9. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Uribuka neza ingingo turi kuganiraho kuri uyu munsi wa none? Iravuga ngo agakiza ntigaheshwa n'imirimo. Umurongo wa 9 uravuze ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntabwo agakiza gaheshwa n'imirimo. Inshuti yanjye uri hirya cyangwa hino, aho waba uherereye hose, ndagira ngo utege amatwi rino jambo. Ntabwo agakiza gaheshwa n'imirimo. Kandi mvuga imirimo, ntugire ngo hari imirimo y'ingenzi ihesha agakiza, hakaba n'indi ifite agaciro gakeya itaguhesha agakiza. Oya, Bibiliya iravuze ngo ntibyavuye no ku mirimo, yaba iyo wakwita minini, yaba iyo wakwita mito, yaba iyo wakwita ingenzi cyangwa se itari ingenzi cyane. Ntago byavuye ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wese wirarira. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibiva ku mirimo. Ahari wenda urimo uratekereza ku mirimo yawe, kavuga uti jewe ubwanjye nateye intambwe ndabatizwa, kandi kubwo kubatizwa nabyawe ubwa kabiri. Rero hasigaye urumva ngomba gukora neza kugira ngo ndebe ko nazagerayo. None se kubatizwa
ntabwo ari umurimo ra. Kubatizwa ntabwo ari umurimo. Reka turebe neza, reka tujye mu byakozwe n'intumwa turebe neza. Kubatizwa mbona ari umurimo. Kubatizwa ni umurimo, ndetse ni n'umurimo ukomeye, kuko umuntu ntawe ukora ari wenyine. Byibura bagombe kuba barenze babiri, ariko babiri baba bahagije. Ariko kugira ngo bigende neza, ibyiza ni uko haba hari n'abahamya. Hagomba kuba hari ubatiza, hari ubatizwa. Nurumva, kuko ufashe umwanzuro wo kwibatiza, ibyo nabyo byaba ari ibindi. Ariko ni umurimo ukomeye ku buryo usaba abantu barenze babiri cyangwa se babiri. Ni umurimo. Hari abantu benshi cyane rero bubatse kuri uwo musingi. Genda umukristo, Imana ishimwe. None se wabaye umukristo gute? Narabatijwe, haleluya, nabatijwe mu mazi menshi. Ni byiza. Ariko se koko uwo ni wo musingi wari ukwiye kubakaho? Hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 tubonamwo umugabo umwe w'inkone. Yari umunyetiyopiya. Ni nahani wacu muri Afurika, rugura ha rwose muri Etiyopiya. Uyu mugabo rero yari umugabo ukunda Imana cyane. Ntabwo ari ukuyikunda gusa, yari n'umunyamasengesho disi we. Va kuri bya bindi abantu bishushanya. Uyu mugabo yari serious. Uhereye hano ku murongo igice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa, uhereye ku murongo wa 26, ndagira ngo dusoma aya magambo twihuse. Icyo nshaka ko tureba niki: mbese uyu mugabo yigeze abwirwa na Filipo ko kugira ngo akizwe ari uko akwiriye kubatizwa? Ubu gitekerezaho icyo kibazo. Mbese uyu munyetiyopiya w'inkone yaba yarigeze abwirwa n'umugaragu w'Imana Filipo ko akwiriye kubatizwa kugira ngo abyarwe ubwa kabiri, kugira ngo abakijijwe? Kubera iki uyu mugabo yabatijwe? Niye mpamvu. Reka dusome duhere ku murongo wa 26 kugira ngo twumve neza iyi nkuru, kuko hari ibintu by'ingenzi nshaka ko tureba muri iyi nkuru, ariko by'umwihariko dusubiza ibyo bibazo uko ari bibiri mbabashije. Byakozwe n'intumwa 8 uhereye ku murongo waho wa 26. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati, haguruka ugane ikusi, ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikagigaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyuma w'ibintu byose bya kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha nte? Nabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo, yajyanwe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Iyo nkone ibaza Filipo iti, ndakwinginga mbwira, ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yavuze ku wundi? Filipo aterura amagambo, reba rino jambo, ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Filipo yahereye he? Kwayo magambo yavuye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya
abwiriye inkone ubutumwa bwiza atari ubw'amaviza, atari ubw'iki bw'ubutunzi, amaduka n'iki byose n'amamodoka n'ibindi byinshi cyane, ahubwo amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Reka mbanze mbabwire kano kantu di, wari uzi ko nigeze mbona ahantu Yesu yari arimo abwiriza abantu ibijyanye n'iby'amaviza? Tuzabona viza igukura hano i Yerusalemu ugiye mu Bushinwa cyangwa n'ahandi? Oya, nubwo ibyo byose ari byiza, ariko ibyo ntabwo Yesu yari akwiriye kwirirwa abyigisha. Yewe nawe ntukeneye kwirirwa ubyigisha di, nawe ushaka kwiga ntabwo ukeneye kwirirwa wiga ibyo ngibyo. Niba ushaka viza rwose uzajye kuri ambasade bazayiguha, bazakubwira ibisabwa ubyuzuze bayiguhe. Ntabwo ibyo ari ibintu ukeneye kujya mu nsengero ugenda kuri rumwe ku rundi ngo ni ukugira ngo bakubwire ibijyanye n'ukuntu wabona viza. No, ibyo ni uguta igihe cyawe. Filipo abwiriye inkone ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nibwo buhesha agakiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nibwo bubohora umunyabyaha akava ku ngoyi z'ibyaha agahinduka umuntu w'Imana ugenda anezerewe, aririmbishwa n'umunezero yuko yabatuwe rwose. Abantu rero bakeneye kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo bakizwe. Filipo abwiriye inkone ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyi nkone iramubaza iti, dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Ibuka ko iyi nkone yari ivuye gusenga, yari umuntu rwose umenyereye iby'idini ye, ndetse yari umuntu umaramaje ukunda Imana. Ntabwo yishushanyaga, ntabwo yari umuntu ubijyamo kubera izindi nyungu runaka, ahubwo we yari umuntu rwose umaramaje ushaka Imana. Ese yarabatijwe cyangwa ntiyarabatijwe? Ntacyo Bibiliya ibitubwiraho. Gusa Filipo yamubwiye ubutumwa bwiza bwa Yesu, aramwigisha, aramusobanurira icyazanye Yesu, icyo yaje gukora nuko yagikoze. Arangije ndizera yuko habayeho ikiganiro kirekire. Uyu mugabo ngo abona amazi, abonye amazi abwira Filipo ati, wow, Imana ishimwe, none se ko ndeba amazi ni iki kintu cyambuza kubatizwa? Kubera icyo atamubwiye ati, none se kutiza inyigisho z'igice? Kubera iki Filipo atamubwiye ati, apana, uyu munsi ntabwo ari uw'amateraniro, ntabwo wabatizwa si ku munsi w'amateraniro? Kubera iki Filipo atamubwiye ati, Petero ntawe uhari, niwe pasiteri, ubwo rero no, ntago wabatizwa? Kubera icyo atamubwiye ibyo? Ahubwo reka turebe icyo yamubwiye. Filipo 37, Filipo arayisubiza ati, niba wizeye mu mutima wawe wose. Urumva icyo yamubajije? Yaramubwiye ati, niba wizeye mu mutima wawe wose. Uribuka rya jambo twari turimo tureba hano mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa 8, haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Filipo nawe ari kubwira iyi nkone ati, niba wizeye n'umutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Wow! Binyibutsa umurongo uri mu Baroma igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 9, aho Bibiliya tubwira ngo, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Yesu ni umwami, Yesu ni Imana. Umuntu wese ubyizera aba yizeye ko Imana ariyo yonyine ikiza, ariyo mukiza. Ntabwo Imana ikiza kubera ko yabonye uyifasha. Imana ni umukiza kandi ikiza mu buryo bwuzuye. Ntabwo ikizaho agace hanyuma ngo umuntu nawe akomeze yikize,
arebe ko yazabishobora agakuramwo ideni ryose. Oya, Imana irakiza kandi irabohora. Iyo igukijije ibigukijije rwose. Uyu mugabo rero we na Filipo ngo baramanutse bajya mu mazi. Filipo abatiza iyi nkone. Ahangaha hari amasomo menshi twahigira, ariko icyo nashakaga kukwereka nuko iyi nkone ntago yabatijwe kugira ngo ikizwe, ahubwo iyi nkone kuko yari yamaze gukizwa, yari yamaze kwizera, yarabatijwe. Reka mvuge kuno kuri kwa Bibiliya. Umubatizo w'abizera niwo mubatizo nyawo Imana yemera. Umubatizo w'abatizera babatizwa bagira ngo babere iturufu yo kugira ngo bakizwe, uwo mubatizo nta kintu uvuze. Niki nshatse kuvuga? Nshatse kuvuga yuko umuntu abanza gukizwa ate? Akijijwe no kwizera, akijijwe n'ubuntu bw'Imana binyuze mu nzira yo kwizera, akaba akijijwe rwose. Hanyuma nyuma yaho nibwo abona kubatizwa. Ndetse ntabwo ari ukubatizwa gusa, ni nabwo wakora indi mirimo yose myiza uko Imana yayiteguye kera. Kubera iki tubatizwa? Nuko Imana yateguye uyu murimo kugira ngo abizera bose bazawugenderemo. Kubera iki tujya mu materaniro? Nuko Imana yateguye iyo gahunda yo kugira ngo abizera bajye baterana. Ndetse mu Baheburayo baravuga ngo uko uwo munsi urushaho kugenda urushaho kutwegera, niko dukwiriye kurushaho gukumbura guterana kwera. Kubera iki dutanga amaturo? Kubera iki dutanga icyacumi? Kubera iki dukwiye gukora imirimo yose myiza? Nuko twakijijwe dukwiriye gukora nk'ibyo Data wa twese akora. Dukwiriye gukora ibyo ashaka. Rero agakiza ntabwo kaboneka kubw'imirimo. Nta murimo n'umwe wakora ngo uwo murimo uguhesha agakiza. Ariko mu Baroma igice cyaho cya 3 Bibiliya hari iki tubwira. Abaroma igice cyaho cya 3 umurongo waho ninshaka reka mpere ku wa 19 ndasoreza ku wa 22. Haravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. 21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Gukiranuka kw'Imana ari nako buri muntu wese wifuza kuzagera mu ijuru akeneye. Uku gukiranuka abizera baguheshwa no kwizera Yesu Kristo, baba ari abazungu, baba ari abirabura, buri muntu uwo ari we wese ukeneye gukiranuka kw'Imana aguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Hano ku gice cya 4 umurongo waho wa 5 haravuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha. Reka nkubwire nshuti yanjye, niba ushaka gukiranuka kw'Imana, reka inzira yo kuvuga ngo nge nzakorera gukiranuka, ahubwo wizere utsindishiriza abanyabyaha. Nibwo kwizera kwawe kuzaguhwanirizwa no gukiranuka. Ariko ntaho ndabona muri Bibiliya, wenda wowe warasomye cyane warahabonye uzamfashe, sindabona muri Bibiliya aho Bibiliya yemera umuntu nk'umukiranutsi kubw'imirimo yo mu mbaraga ze. Icyama wowe uteze amatwi radio kano kanya,
ukamenya neza yuko nta muntu ushobora gukizwa kubw'imirimo ye myiza. Agakiza ntabwo kaboneka kubw'imirimo, ahubwo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nibiva mu mbaraga zacu, ahubwo ni impano y'Imana. Erega kuko Imana yadukunze byatumye itanga impano ikomeye cyane, ariyo mwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kubera iki ndi kuvuga ibi? Nuko nshaka ko wubaka ku rutare, ukaba ukijijwe agakiza Imana itanga. Ntukizwa agakiza wumvanye abantu, cyangwa se k'idini, cyangwa se ako wowe witekerereza mu ntekerezo zawe, ahubwo wumva amagambo y'Imana uyakomeze, kuko ibyo nibyo byonyine byaguhesha agakiza Imana itanga. Imana ibaho umugisha. Ariko ndabaha nimero yanjye mushobora kumpamagaraho, hanyuma mukambaza wenda ku bijyanye n'ibyo twize, aho utasobanukiwe, cyangwa se aho wankosora ukambwira uti iki cyanditswe wagisomye uko kitari, wagisobanuye uko kitari. Wampamagara rwose nta kibazo. Wampamagara kuri 0783 00 16 46 0783 00 16 46. Aho niho waduhamagara, ndetse n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose waba ukeneye waduhamagara. Ariko ubufasha butarimo ibintu tudafite cyangwa tudashoboye. Ibyo dushoboye ni ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ibijyanye n'ibindi byose dushobora kutabishobora. Aho rero ntabwo twabikwizeza, ariko nabwo ntituzabura kugufasha. Imana rero ibaho umugisha. Reka mbifuriza amahoro y'Imana no kugirirwa neza nayo, ndetse no gukorwa ku maso n'Imana, hanyuma tugahumuka tukareba ukuri kw'ijambo ryayo, akaba ariko twizera, maze natwe tukagenda turirimbishwa n'umunezero yuko twabohowe rwose. Mana uri mu ijuru, ibyo byose ubigirira ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi